aka k'iburyo gakandagize hano. Okay. Aka k'ikumoso gakandagize hano. Kambigukuremo ubwo wemeye ko mbishyira muri iri tungo. Akuziriye igitambo kigusimbuye niki kirubeho gukuyemo ibi bintu byose bihagiro n'ibimijaganyuro n'ibi bihato byose n'ibi byose byo kukumisha byo kurara utumurayo udasinziye byose mbigukuyemo bishyize muri iki gitambo muri ritungo ryawe. Cyizere ko bivuze gucamo. ahubwo byaciyemo. Ubwo ibaye iki itungo ry'uyu mugabo? Iri ndago rikiri itungo rye kuko ibyari biri muri shebuja wayiciye mbimukuyemo mbishyize muri yenda. Dore ngwiki. Ubwo nawe ni gutya niko yarameze. Uri kubibona cyane ko yarabaye nicyo ko baramugize. Ubwo rero iyi ndi wemerewe kuyirya ndi wemerewe kuyikoraho kuko iki ni igitambo kigusimbuye gisimbuye ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Ubu ibyo twarimo hano byarangiye. Byarangiye nabirangije dore nabikuyemo nabishyize mu ntu mbishyize mu tungo. Yiri ni uritanze singiritangiye no kubyimba. Kubera icyo uvuze ngo nta kintu ngo ari buyikoreshe ngo. Oya yino ndagariye kuribwa. Ubwo biragenda biterera. Yiri rigiye guhambwa mu kimbo cya muzehe. Nsuje cyane mwese mwakoze subscribe namwe mutayikora ne muyikore kugira ngo guhera uyu munsi mujye mubona ibiganiro byacu buri gihe uko tubishyizeho. Nitwa Junior musonane twagiye imigozi muhambira twasanze ko kumushwi atari impuwe z'agaca. Turi kumwe na wa mugabo witwa Rutebuka ngo aratebuka bya hatari. Turi mu rugo rw'umuntu umupapa umusaza babagabo barakoze cyane twe tutaravuka. Kameramani naberekiwe n'umworozi ni n'umuhinza hari umugabo ufite ikibazo cy'ubumuga maranye imyaka myinshi. Turaho turaho amakuru y'iminsi myinshi nakazi keshi ntabwo ngijyama singibona umwanya wo kubiwanje mu rugo. Urasinzira bakaba baragukanguye neza ntabwo ngijyama kubera telefone upakiye se nk'umuntu ugiye Burayi kandi mvuye safari ubu mvuye Kongo nateze naje hejuru y'induru y'umumama waragumbabaza ati mfite ikibazo mu rugo umuntu aramfanye kandi twafatanyije gucana ibintu. Curu uriye wo ku ruhande hari uriye Tubanze dusuza abantu dore turi mu rugo rw'abandi. Muzehe muraho amakuru muraho umeze neza buhoro mama nawe na amahoro Ni buhoro umwana wanje. Mukomere Burwayi buranze. Nitwa Junior ndi umunyamakuru twari tubasuye rwose na wa mugabo bivuga ati nje kureba uko byifashe ariko tuba twashyizeho n'amashusho ubwo muratwihanganira. Ariko nanjye manzi mbasabe gake ayo mashusho murayafata mu rugo rwanjye mubihereye ubwo manza mwambwira uko buriya muri ibi bihe umuntu ibintu biba bikomeye hari umuntu uza gufotora ibintu byo umuntu ashaka kubijyana simbizi ubwo ariko mwambwira neza niba bishoboka mukambwira ibyo mwaje gufotora ibyari byo hano ni wawe ni wanjye yego ura ni madamu wanjye dore ni sheri wanjye ariko abantu bashaje barakitana abasheri boko none se ko buriya ukomeze gutya randwaja akagira ute urukumva ko ukomeze kose nta kibazo none si nibwo buzima bwanjye nayo nsigaranye kuko buno ni bunyoboye mbese kuko nibureba mu buzima bwanjye ko buba bumeze. Yego hano rero gufata amashusho uyu mugabo turi kumwe rwose ubwo amakosa nayo arisobanura yarambwiye ati ahantu ngiye kujya ngwino tujyane hari umuntu ngiye kureba urwaye ati abanyarwanda mbereke ibyo ndi gukora niwe muri bushinje ikosa naze yisobanura nabyo niba ari ukuvuga ngo azisobanure ahubwo niyo mpamvu nabaje ngo muje gufotora iwanjye kubera iki niba ari umushori wanjye wabimubwiye rero nabimbwire nawe amenye ngo ni wamutumyeho. Reka duhe ijambo mukecuru. Ngewe
barambwiye ngo hari ahantu hari abavuzi none rero uwo muvuzi we nitwa Rutebuka none ni wowe nari muzaniye ngo ansuzumire n'igihe arwaye ndaho ntare nagira ndi kumuvuza none byarananiranye ariko bambwiye ko uwo muntu yuko yamushobora akamuvura rwose indwara wenda abantu barebe gahunda ni ukuguru ubundi ukuguru muzehe okay turamanza dusaba imbabazi ariko mu rugo mutwemerera gukomeza gufata amashusho turayafata ubwo ni mu byanga turarekeraho twari tugejeje cyangwa uyu mugabo abanza azaso haje ugasobanura ko ari we watwemvise hano ugasobanura impamvu uri gufata amashusho mu rugo rw'abantu nge ntabwo ari amashusho ahubwo nuko ibikorwa dukorera abanyarwanda ndetse haba n'abandi bose biba bigomba kujya ahagaragara kuko ibi bibazo aba bantu reba babiraha biri mu ngo nyinshi biri mu Rwanda ugafata Afurika ukajya ibihugu by'Iburayi byose ku isi hose ibi bibazo birahari uyu musaza rero banza umusabe mu rugo rwe kugira ngo dukomeze dushutinge mbere yo kumusaba wambaye karibu nuwo bicaranye umukecuru kandi ngo warahari ahubwo nibo bambwira niba mu bivugane ndawigeze umubwira ko umukecuru ubwo biragenda bite ko muzehe havuga ati mumvire mu rugo oya ni karibu umuvuzi ni yinjire rwose ni karibu ibijyanye no gufotora ibijyanye no gufotora mu dufotora rw'umutuvure we nta kintu gutwaye muzehe ko ndeba urakaye ngewe ibyo byose niba ari gufotora ari ukuvuga ngo nuvuzi ndakira uburwayi naho ukomeje guhura nabwo ko bumuze igihe kinini ubwo nkize ntacyo n'uwo muvuzi nazamushimira ubutaha wa mugabo nta gutinda wavuye bano bantu nimba koko gahunda waje witeguye aravuga ati amashusho nimushake muyatware nta kibazo oya aya mashusho yigiraho ikibazo ku mashusho kuko ibi ni ngombwa ngo bimenyekane hari abantu benshi baboreye mu ngo zabo mu buryo butandukanye bameze bacya ibi rero nta kibazo kirimo ni nayo mpamvu ngo uhamagaye ndakwitabaza ndakubwira hari umuntu uri kumpamagara ngaboreye mu rugo rwe yenda gupfa tuhagerane niyo mpamvu ngo uhamagaye afite ikihe kibazo rero nimba yakubwiye ibibazo nge mfite aho mbimenyera we ibyo ambwiye simbyemera kuko nge nemera ibyo mbonye ngaho tugaragariza iyo gahunda rero kugira ngo wenda n'abadukurikiye wa mugani bavuge bati abantu bataba bateye urugo rw'abandi dore abantu barisazi sibyo muze umva ngewe kubera akababaro kanjye umuganga niba ashaka kumvura koko akamenya ko amvura ntakira icyo yasaba cyose ntakimuha kubera ko umudamu wanjye arankunda niba ari wamuzanye kuko umuntu yaramurangije ngewe byakemuka urumva madamu aravuze ati karibu mu rugo wowe utabyemera neza ariko turavati nta kundi nanjye rero kubera ko imyaka tumaranye nuko muzi ubwo nawe yagiye kuperereza buri afite impamvu ubwo icyo nawe mfite cyose haba itungo haba n'inkoko ye guhera ku ngoko ubwo byakemuka umaze igihe kingana iki urwaye kuno kuguru byatewe n'iki byavuye uyu mudamu dushakana twashakanye turi abajene nta kibazo haruka agataruka tubyaranye kabiri iki kibazo kiba kirabaye ubwo guhera icyo gihe rero basi ubwo mbere icyo gihe akaguru kamwe karafatwa urubavu hehe ntumva wapi biranga ariko uhaguruka ukagenda se ukagira wenda nk'icyo wakora bimeze bite icyo gihe bikimfata narakanyakanyaga nkahaguruka buhoro buhoro wenda nkareba ko natera indambwe nka kabiri reka mbere ko byagendaga urabikimfataho nari ngifite urutege ubwo narahagurukaga yego mukecuru buno ndarwo rwose ahubwo muturwaneho urahaguruka wate intambwe nk'ebyiri ngatera n'indambwe ebyiri ugerageze wenda niba bitakubangamiye buhoro icyo gihe ariko nyuma yaho natera intambwe ebyiri namanuka bigakomeza bigakura ukuguru kuba kukurya cyane buriya kiba kumangamiye kwabaye guto cyane sa n'uzamura wenda abantu babirebe kureba no ko kutangana rwose n'ukundi biratandukanye hano rero ukavuga uti yewe ntibanyaranje banyaranje nyine ngasubira wenda nkumva yuko nakongera gufata ubuzima byaba biri bizima cyane niyo mpamvu uvuga ko nta mahirwe ndi bifite byose ko nabonye unoroye rwose banza uri buduhe intama yo gutahana si n'intama gusa ubwo ntamutse nakize n'izo kwabira inka zirahari nahereye ku ngoko ubwo nasozera no ku nka bigashoboka hanyuma rero ubwo harakurikiraho iki ntekeza ko akazi gasigaye k'uyu mugabo
wakubisemo baje akavuga ati jewe noneho ajya witwa nde mukecuru witwa nde nitwa Kanyundo wowe witwa Kanyundo kane ko mugabo rambura ibiganza neza rambura ibiganza ese ibi birozi byafashe no muri ibi biganza rambura neza kubera kurwara uburwayi ko byakunjamye byose uruhu rwaraharutse ko mbona harimo na bwa burozi bw'ibivunja by'imbwa nabyo birashoboka ntazi namenye ibyo ari byo ubu si byarinze byaba gucyaye iyo umbwira mbere ngagufasha kare sinari mbizi kandi ukarinda wagwara nibi baguhereza ibintu bigakura mu ndoki zawe n'ibivunja by'imbwa bikageraho bikugira gucya gira neza mbirebe neza ndebe ubu burozi bwari bwo abareba ukuntu nababaye icyo ni kurara niyo mpamvu mvuye kandi bindya no mu mugongo kandi birimo dore n'amaguru naho byagezemo mbona icyo kibazo ni umunkiriza agasaga atambuka n'inka nayiguha n'intama nayiguha uyu muntu ubikora ubwo ngiye narangije kubibona reka ngiye ndangira akazi ariko manzaza nayo gusuzuma uti nta kibazo rwose habe na ngiye cyangwa ni ukuvuga ngo ubuzima ni ubuzima reka burahenze cyane kuko iyi si uri kubona ngo udafite ubuzima ntabwo waba ku isi ihumeka ushaka nandi umeze neza niyo natanga n'uru rugo rwose uko murubona uko narushatse ntabwo rugomba kugenda ariko ntabwo naruvukanye kuko warushatse wenda ukiri na muzima nyine ubwo rero ntugiye kuba muzima hari ikindi Imana yangenera nabyo bigatungana ubu abantu bari buze kubona bagiye kuraguza rero b'inshuti zawe barabigira bate none ko ubuzima ariko bugenda ubwo ukuvuga ngo kwa muganga cyecuru ndabona azanye agafaranga ngaya ndayabahaye mukaka ariko munsuzumire mundwaneho mpambwiye rwose ko bishoboye uyu muntu nakira uyu mugabo wanjye nakira ngaryama muhaye ibihumbi 35. Urabona ufite amafaranga menshi mukecuru ndayo nduru kuyareba ariko si noneho nabafashayo nayasuzumiraho ahari garuzuye uretse ndebe 10, 20, 35 cyacura zikubara dora sigaranya nzi kubara wabana n'akamuga kameze gutyo se ntugire imibare kurara ku joro ntaryame ndagoheke uzwa amafaranga asigaye mu bantu bakora rimwe muyafite di mwakoze kera rwose oya yarahari nuko byagiye bihura n'ibi bintu naho ubundi amafaranga yarahari kuko urebye nk'ibyo nari ntunze muri iki gihe ubwo ntabwo nari nshaka kunywa amata ngagira ute nkarya inyama ariko rukora ko byose byashize n'amazi kugira ngo ngwereke uyu muntu kandi namukoreho ku buryo atazanongera bangukagira vuba kugira ngo mbone ko hari n'abandi bantu benshi hirya no hino bangeneye kandi ngeneye kujya gutabara iyo base yishyirira sukamo amazi kaburetse uretse tambura hariya sukamo amazi Kira. Urangiza nk'igihe kingana iki muze
kangana gutya urangizanyije igihe kingana gute? twashakanye umwaka nawe ntakwibuka ariko dufitanye abambere abana babiri twashakaniye uriya uwa nyuma uriya afite imyaka 12 niwo wa nyuma kandi niwo abana barindwi Abana barindwi? bose rero nashatse mfite imyaka 20 n'ingahe mwamenya icyo kuko natwe turashaje mfite 27 ubwo niba muzi kubara murabara icyo gihe Ni ya kera. nyine Mukecuru agera hirya gato. Arega niho nari ngiva mu rugendo. Niho ndi kuza, niho mvuye mu rugendo. Kurahe neza izi nkweto, kuramo urwo rukweto. Mukuremo urukweto mukecuru. Kuramo n'akari azamura ayo maguru yawe. Muterurize mukecuru. Ina maguru. Wikandagira aho ubonye hose. Ava wikandagira aho ubonye hose. Kaburetse. Terura. Aka k'iburyo gakandagize hano. Okay. Aka k'ikumoso gakandagize hano. Shiramo no mu gatatu. Ongera. Oya, ciyemo kabiri. gatatu. Oya, ya kabiri nayo nabonye. Okay. Yego. Sasa rero urabona ko ndangije kubona byo bagufatiriyeho n'ibyo bagukoreyeho. Shaka kugira ngo aka kanya
ugiye kwemera mu rugo rwawe hagiye kuvamo igitambo muri aya matungo. Ngiye kubigukuramo, fata itungo rimwe hano mbishyiremo urokoke. Nimuhitemo. Ari gufata itungo rimwe mukarihomba. Bijyanye se haryo mba mbombyeho. Uyu mwana, uyu mugabo wanjye agakira. Ngiye kumukuramo ibi byose bamushyize mu gishyire mu itungo rimwe. Bamugize neza ababyeyi. Ariko ndabwo nabahombya ko dufata inga, ahubwo reka afata indama. Ngiye gufata indama imwe ariyo mbishyira. Iyo urashaka rwose ufate uyifate. Muramba y'irafizi rero abayisimburanye urugo ibi gitambo cya nyirurugo. Abari yutwara. Muzehe bubwira icyo mbwira, urabyemeye? Mwenda byemeye. Kubera kabaro nanyuzemo kandi mu ndama akaba bishaka naye ndabishaka. Intama y'imfizi irimo ni muyitware. Okay. Kambigukuremo ubwo wemeye ko mbishyira muri iri tungo. Akuziruye igitambo kigusimbuye niki kirubeho gukuyemo ibi bintu byose bihagiro n'ibimijaganyuro n'ibi bihato byose n'ibi byose byo kukumisha byo kurara utumurayo udasinziye byose mbigukuyemo bishyize muri iki gitambo muri iri tungo ryawe. Watungo we ubaye igitambo cy'uyu mugabo nyiri urugo, niwe wari waraguciye arakuruhira, ariko genda mu kimbo cye kora kuri iyi ngoni uvuge ngo ndakutanze mu ubaye igitambo cyanjye. Ndagutanze ubaye igitambo. Genda ariko mbeho. Genda ariko mbeho. Genda ariko mbeho. Genda ariko mbeho. Fata kuri iyi ngoni. Ndagutanze ubaye igitambo cyanjye, genda ariko mbeho. Yego, zaca ibindi. Zaca ibindi. Zaca ibindi. Zaca ibindi. Kwitagenda se ndavuga kuba igitambo. Narangije nawe mukecuru ufataho. Iki ni igitambo ndanze cy'umugabo wanjye. Akira ubumuga afite, akira uburwayi afite, akira uburozi byose imijaganyuro irare ataryamye byose bihagitse muri mufateho mwembi mu ngere muyikozeho mwembi. Umubera igitambo turagutanze. Turagutanze utubera igitambo muri uru rugo. Ibyanjye nabirangije. Wabirangije? Yego, ubu iki ni igitambo kigiye mu kimbo cyaho. Urabona ibi byose byararaga ngo ibyo byose byinjiyemo nibyo birabisereza. Bamuzima wongera ucira urugo rwawe injuro, urabona ko waciye injuro warakoze bigaragara, ariko urabona ko bari baguhitanye. Ariko ngera ubeho byamunezerwe na mukecuru mugira ibihe byiza. Bagutanze igitambo genda rwiza. Genda rwiza. Bagutanze igitambo genda rwiza. Barangije gutangamo igitambo genda rwiza. Oya. Oya. Singushaka bagutanzemo igitambo genda rwiza. Muzehe wanjye uzoroherwa. Ufite icyizere ko ibintu biri buze gucamo fresh. Yakunda kubibona wenda hari senzi naye ndakumva gatege gatangiye kuza. Uyu ni umuvuzi. Icyizere ko biri buze gucamo. Ahubwo byaciyemo. Ubwo ibaye iki itungo ry'uyu mugabo? Iri ndago rikiri itungo rye kuko ibyari biri muri shebuja wayiciye mbimukuyemo mbishyize muri yenda. Dore ngwiki. Ubwo nawe ni gutya niko yari ameze. Uri kubibona cyane ko yari yarabaye n'icyo ko yari baramugize. Ubwo rero iyi ndi wemerewe kuyirya, ndi wemerewe kuyikoraho kuko iki ni igitambo kigiye gusimbuye, gisimbuye ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Ubu ibyo twarimo hano byarangiye.
byarangiye nabirangije dore nabimukuyemo nabishyize mu mbishyize mu tungo yiri ni uritanze singiritangiye no kubyimba kubera icyo uvuze ngo nta kintu ngo ari buyikoreshe ngo oya yino ndagariye kuribwa ubwo biragenda bite rero iri rigiye guhambwa mu kimbo cya muzehe wabibonye uko nuko guhumaka amasigasigana ibintu byose byari bikurimo urabireba reba hano amatsiko tuyateye abantu mbere na mbere urabanza wemere ko bino bintu nubwo biciyemo babireba ese ni ryari turi buze kubona uyu musaza wenda ameze neza aryoshye nk'uko mukecuru abishaka umusaza byarangiye ubonye ko atangiye guhaguruka ubonye ko ari no kwijyana noneho ibyo narangije kugikemura kuko igitambo cye nagitanze byarangiye uvuga wenda igihe abantu bari buze kumubona ko ndi kubona wenda cameraman agaragaza ari kwijyana wenda nk'uko bivuze ariko se ni ryari turi buze kubona wenda ukuguru kwa kuraho niyo ngo nishyira hasi utangira ugende ndani inkoni se yayishyira hasi akagenda buriya ishyira hasi kuko igitambo cyawe cyabonetse ushaka kugenda nta kibazo niyo nayo shyira hasi dore ukuntu ari kwikomeza ubwo wakomeye aka kanya ubimo biraza iyo mbago ntabwo wayirambika hasi ngo bikunde kandi okay oya irahagarara irashyira hasi uhagarare hagarara rambura n'amaboko wambara neza kubera ko ibintu yego dore ngiki gitambo reba ibyari bikurimo ngibi byabonetse ari ubu uri kumva uremereye nta kibazo ufite ibiro dukomeze umuntu ahita yibaza ukuntu nk'ibintu biba bigenze rero kugira ngo ubwire abantu ni gute uba wabikoze mbo ndago navuga iryo banga yego ariko biba bigenze bite rero wenda mu ncamake mu bushobozi ufite nibe birimo kubikora yego birimo kubikora ngatanga igitambo uwo gupfa akagaruka yego ibitambo twabyumvaga hambere wenda ko nimba ari mu gihe cya Yesu nimba ari ryari bavuga bati batanga ibitambo wenda umuntu yakoze ibyaha niko tubyumva cyangwa se no muri Bibiliya biranditsemo umwana w'umuntu atanga igitambo ati igitambo kandi ari ngiki ubyiboneye n'amaso yawe yego nibyo ndi kuvuga kugira ngo bisobanure abantu babyumve umwana w'umuntu gutamba igitambo ubundi ibikera igitambo cyahoze no kubwa kera basogokuru batambaga ibitambo ariko uyu munsi twe mu bushobozi dufite ngiye muganga rutebuka iyo ngeze ku muntu ngabona ari ibindi bikomeye ndanga igitambo agarukoka yego nta gutinda ya mibonekere ya rutebuka n'ahantu ari n'ahantu aba cyane ko twasanze hari abantu ngo bakubura burundu niba imba mbugiwemo ubu reba mvuye Kongo ureba uburyo bambamagaye mbita ngo hamagara kugira ngo uze hano ubyereke n'abandi bose ku isi yego imibonekere ya rutebuka umuntu yamusanga ese aho abarizwa ni gute nge mbarizwa mbonekera kuri telefone ukubuze kuri telefone wakabigenza ate abambuze kuri telefone abenshi bo baza no mu rugo hari abarundi benshi baza mu rugo bitewe nuko abamba bafite abantu benshi bo gutabara no gukiza ariko iyo baje mu rugo ndabakora bigacamo ubwo mu rugo nahagane ku muntu kubonye ubwa mbere we mu rugo ni Musanze niho ngorera ngagera n'ikindi gicumbi hano mu mugi wa Gisenyi hafi na Petite naho mbafite igicumbi ngorera ibintu bikomeye ubonye ko niyo nandi mvuye no muri Kongo naho hose turahakorera abantu tukora kano kazi iyo umuntu aguhaye video cyangwa akaguha inkuru uhita umushimira agenda gushimiye cyane nanjye ndagushimiye kuko uri umugabo kandi iyo umuntu akwitabaje buri gihe uhora uboneka yego nta kindi kintu navuga uretse wowe ufite ibibazo bifite aho bihuriye n'ubuvuzi bwa gakondo nimero ngiyo iyaranje nimero 2 zose yaranje uhamagara uwo mugabo nawe akugereho abantu bajya bambwira ati